Yego muraho neza, amazina nitwa Ishimwe Giovanni, nkaba ndi umukozi wa Make Money Online Business Travelian Business. Iyi business ni urubuga ruri gukorerwamo amafaranga online ku bantu bafite telefone na mashini laptop cyangwa se data ufite wifi. Abone telefone ufite telefone ufite mashini wakora, ufite wifi cyangwa se data nabwo urakora. Icya kabiri, tuguha link ugacaho ukiyandikisha, aho ukoresha amazina yawe yose, nimero telefone uzajya uhemberwaho cyangwa se wakira amafaranga na email yawe kugira ngo account ifunguke cyangwa se urubuga rufunguke rwawe uzajya ukorera nk'uko kuri Facebook ibimeze cyangwa se Instagram cyangwa se n'urundi rubuga. Ni ukuvuga ngo rero usabwa kuba ufite amafaranga 5,500 byo kwita wishyura kugira ngo account yawe ibe active ifunguke. Iyo umaze kwiyandikisha ugera bakwereka kwishyura, urishyura neza, hanyuma iyo umaze kwishyura account yawe irafunguka, ukahita uhabwa welcome bonus y'amafaranga 17,500 byakira kuri mobile money yawe neza cyane, ukahita uyabikura nta kibazo. Ukahita uhabwa task z'ibikorwa by'akazi biguhemba buri munsi. Ubona kuva muri video ureba ziri muri urwo rubuga, wirirwa ureba ukajya liking buri video uko uyirebye, ugakora kuri OK paka video 20 ziri muri website zirangiye. Nuko ko business imeze, ufite na group y'akazi twagushyiramo nta kibazo. Ikindi, iyo wamaze gukora bimeze neza, ufite ko watumira abantu, ugira amafaranga uhabwa nayo ukaba wemerewe kuyabikura ako kanya. Mu gihe uba winjiye utubikura ako kanya, amafaranga arakorerwa neza nk'uko wabyumvise hamwe n'abandi murakoze. Mbwira link iri nimba uri tayari.